ubundi kugira ngo uzagire ikintu ukora uri umwirabura abazungu batagishaka bikunde bijya bigorana cyane. Iyi si dutuye niko imeze, irimo kurenganywa guteye ubwoba. Reba naho ibiganiro byari biteganijwe hagati ya M23 na Congo, murabizi ko mu minsi yashize byari byaravuzwe cyane ko bizaba ku itariki 18, byakagombye kuba uyu munsi. Ariko muri aka kanya tuvuga ibiganiro byasohowe hashize amasaha make cyane, byahagaritswe hashize amasaha make cyane. M23 isohoye itangazo rivuga yuko itakitabiriye ibi biganiro bitewe n'ibihano cyangwa se bitewe n'inama yabaye ejo ya European Union yakomeje guhangara ndetse no kwibasira abavugizi b'uyu mutwe wa M23. Iki ni ikintu cyakomye mu nkokora ibiganiro byagombaga kuba, kandi uko twabagejeho mu biganiro byacu byatambutse, murabizi ko twababwiye ko hari hateganijwe ibiganiro ndetse na Tshisekedi, ariwe Felix Tshisekedi, perezida wa DRC Congo, yari yemeye ko ibiganiro azabyitabira kugira ngo nibura amahoro abashe kuboneka, abaturage babashe kubona agahenge. Murabizi ko intambara nakeza kayo, ariko nibura abantu bari bishimiye yuko ibiganiro nibiramuka bibaye biraza kuba ari ibintu biri fine cyane, kugira ngo abantu bareke gukomeza kuba mu ntambara ahubwo bahuzwe n'ibiganiro. Buriya M23 yari yarebye kure, irababwira iti mu by'ukuri Tshisekedi ibintu arimo gukora ntago ari byiza. Tshisekedi arimo ararasa ibitwaro yitwa ko arwanya M23 ahubwo akica abaturage. Uburyo bwo kurasa ibitwaro akoresheje ndetse intambara, akoresheje indege z'intambara twita jet z'intambara, we azikoresha mu buryo butari bwo, arasa mu baturage, yica abantu bose atavangura, kugira ngo nibura arebe ukuntu yarasa ndetse agahangana nabo bahanganye. Ahubwo we abikoresha mu buryo bwo kugaragaza ko arimo kurwana intambara, ndetse intambara bikarinda bigera naho bigera ku basivile, kandi mu by'ukuri amategeko y'intambara ibyo ngibyo ntago abyemera. Ndaje nkubwira ukuntu iri tangazo ryanditse, hanyuma usobanukirwe n'impamvu nyirizina M23 yikuye muri ibi biganiro, kandi yari yarabyishimiye cyane. Ndetse murabizi ko n'amakuru twabagejeho bushize abantu bose bagiye bagaragaza reaction yuko bishimiye ibiganiro bigiye kuba rwose hagati ya M23 ndetse na Congo. Ibi ni byagombaga kubera muri Angola, nk'uko perezida wa Angola yari yabitangaje. Ni ibiganiro byagombaga guhuza impande zombi, ndetse kuri uyu munsi ku itariki ya 18 nibwo byari biteganijwe ko bigomba kuba. Ibi biganiro rero abantu benshi bari babyishimiye, ndetse bavuga yuko ibiganiro ari byiza cyane, ndetse amahoro wenda agiye kuboneka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Dore uko byagenda kose ibiganiro byagombaga guhuza M23 ubundi byagombaga kuba, ariko nanone twibukiranye yuko inkiko zo muri Congo zakatiye abayobozi bakuru ba M23 badahari, ndetse bashyirwaho n'amafaranga menshi yuko bakwiye gufatwa bitewe nuko bafite ibyo babashinja. Bamwe bakatiwe n'urwo gupfa rwose, igihano cy'urupfu, abandi bakatirwa gufungwa burundu. Ibi byose rero byari byashyizweho na leta ya Congo, ariko mu by'ukuri nubwo ibiganiro byari biteganijwe, n'ubundi hari agashunushunu kuko bidashobora kuzaba, bitewe nuko ibyo bihano byakagombye kuba byarakuweho kugira ngo ibiganiro bibashe kugira gute, bibashe kuba mu by'ukuri. Iyi M23 rero ijya gufata umwanzuro wo kugira gute, wo kwandika itangazo ndetse ikarisohora yuko yo itazitabira ibi biganiro habe na gato. Byaturutse kuki? Byaturutse ku nama ya European Union yabaye, ndetse ku munsi w'ejo rwose hashize amasaha makeya, hanyuma ifatira ibihano by'umwihariko abamambure ba M23. Nuko ngo
ibi ngibi iyo bitaza kuba mu by'ukuri ibiganiro byakagombye kuba biri bube uyu munsi ku itariki ya 18 kugira ngo bibashe kuba byashyira ahagaragara ndetse bibashe kuba byazana amahoro ku mpande zombi. Ariko iyi nama imaze guterana ifatiye ibihano abamambure ba M23, byakomye mu nkokora M23 irababara cyane, birayirakaza, iravuga ati abazungu kuki baba batifuza ko abantu bashyira hamwe baganira bishakira amahoro ndetse bibashe kuba byakora ku mpande zombi ibiganiro birangiza intambara mu by'ukuri nta keza kayo. Yaba M23 ihombera mu ntambara, yaba iyo Congo ya Tshisekedi nayo nta keza k'intambara, by'umwihariko byagera ku baturage abasivile baba batazi abarwana nyirizina barapfa iki. Buriya abarwana nibo haba harimo abigiza nkana, hanyuma abasivile bo bakabigenderamo. Uyu muryango mpuzamahanga rero European Union ukimara gukora inama yo gufatira ibihano abamambure ba M23, ibi byagaragaje ko ari imwe muri tekinike bakoresheje kugira ngo babashe kwataka ndetse banahungabanye gahunda y'inama yari iteganijwe yagombaga kubera muri Angola. Mu by'ukuri ibi ngibi ntabwo abantu benshi babishimye, basubiye inyuma batekereza ku byo abera cyangwa abazungu bahora bakorera Afurika yabagoreweho nta kantu baba bashaka ko bakwitekerereza ngo bagakore. Ibi ngibi byahise birakaza M23 cyane ndetse isohora itangazo irishyira ahabona ivuga ko yo niba abayobozi bayo amamambure bayo bafatiwe ibihano n'uriya muryango mpuzamahanga w'Uburayi batakigiye muri ibi biganiro. Ibi ngibi byari ngombwa ko babikora kubera ko niba abamambure bayo bafatiwe ibiganiro by'umwihariko bafatiwe ibihano by'umwihariko ari bo bakagombye kuba bajya gusinya ayo masezerano, bajya ku meza y'ibiganiro na Felix Tshisekedi ari we uhagarariye leta ya Congo muri rusange, nago byashimishije M23. Yagiti se n'ubundi ibiganiro turabijyamo dute kandi abantu bacu bashyiriweho ibihano, nago byari bukunde. Niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo gusohora itangazo rihagarika ibiganiro byagombaga kuba kugira ngo bagaragaze ko n'ubundi abangaba batifuza amahoro, ntago bashaka ko intambara irangira mu biganiro, ahubwo barashaka ko Felix Tshisekedi akomeza gushyigikira intambara ndetse na leta ye. M23 rero yafashe umwanzuro wo kubivamo gutyo. Ubwo mu by'ukuri ibizakurikiraho tuzagenda tubimenya ndetse tubibagezaho mu masaha makeya. Uko byagenda kose hari ibindi biri butangazwe. Niba utarakora subscribe ndakwibutsa kuyikora kugira ngo nibura ari ryo shimwe uduha, ukore like aho ngaho kora ako gapfunsi kareba hejuru, ugaragaza yuko ibiganiro byacu ubikunda. Reka dukomeze dukurikirana andi makuru turayabagezaho mu masaha makeya. Twaba dufite muri aka kanya nayo ngayo.